yego wahuye n'ibintu byinshi byari biruhije, yego wararwaye, yego tubwire uratwite. Yewe icyo kibazo ntabwo bakibaza, bati tubwire uratwite. Oya, icyo kibazo ntabwo umuntu wabyawe, umuntu ushobora, ndabona n'umuntu mukuru ushobora no gutera inda, ushobora no gukora gute, ntabwo abazi nk'icyo ngicyo. Ni bya bindi nababwiye kuva kera, nkababwira nti iyo rimwe birababaje, ariko hari uburyo bwinshi ushobora kubazamo umuntu. Ntabwo bazi umuntu ngo yewe uratwite, mutwite iki, mwabyaye iki. Ibyo byose ntuzabyambukane mu mwaka ugiye kuza, kuko uyu mwaka ugiye kuza ngiye kurigenda abona ari umwaka mwiza, umwaka wo gusenga, n'umwaka wo kumva Imana, ariko akaba ari umwaka mwiza cyane ku bantu bafite urukundo, abantu batajajinga. Kuko impamvu mbivuze nuko nababaye cyane, nababajwe. Nabonye inkuru ku kinyamakuru runaka, umupasiteri umwe gutya wapfiriye mu kabari. Noneho amaze gupfira mu kabari, mbona uburyo abitwa ngo n'abarokore cyangwa se abakristu bariho baravuga ngo ni igihano cy'Imana, ngo ubundi ngo ajya mu kabari gute. By the way, tugomba kugera ku gihe twumva yuko tugwiza umuntu. Nahisemo kuba umuntu aho kugira ngo mbe ikintu. Pasiteri yapfuye, nawe uzapfa, nanjye nzapfa, nta mpamvu yo kumucira urubanza. Cyane cyane ibyo bintu abantu bitwa ngo abarokore, abantu bitwa ngo bari muri church cyane, bari kwica abantu. Uwo muntu ntabwo wamenye ikibazo yari afite, amarangamutima wenda yarakomeretse. Cyane cyane nuko naje kumenya amakuru yuko uwo muntu yakuwe mu murimo w'Imana, muri babane bari 1500 bakuye mu idini. Noneho uwo muntu nyine aza no kubura akazi, aza gupfa, aza kubabara, aza kunywa izo nzoga. Burya ikibazo ntabwo ari inzoga, ahubwo ikibazo ni igitera umuntu kunywa iyo nzoga. Tugwiza urukundo kurusha kugwiza amatiku, tugwiza urukundo kurusha kugwiza guca imanza. Byambabaje ndi kuvuga urukundo cyane, tugwize amashimwe, tugwize ibintu byinshi cyane. Ndabona mufite ibibazo byinshi cyane, mufite ibintu byinshi mushaka kumbaza, ariko ndi hano kugira ngo mbasubize kubera yuko ndabakunda, kandi mbifuriza ibyiza, mbifuriza imigisha y'Imana. So mukanya rero ndakira abantu bakeya, hanyuma nimara kwakira abantu bakeya, hanyuma mushobora kumbaza icyo mushaka kumbaza, ninumva ari ngombwa mbashe kubasubiza. Ariko aho numva bitari ngombwa ntabwo ndi bubasubize, kubera yuko burya nubwo dukundana, nubwo ndi influencer, nubwo ariko ngira ubuzima bwanjye privé. Buri mu influencer wese agira ubuzima bwe ku giti cye bumureba, ariko ngewe nta kibazo ndi bubabwire. Yeah, of course sinari yogushesheje, new year new look, so numvaga ari byo nshaka, numvaga umutima wanjye bishaka. So nari yogushesheje, ndabona abantu bose kuko wari yogushesheje. Kubera iki iminsi yose mutaza muri benshi gutya, mukaza kubera ibintu biri gutradinga everywhere, like outside here. So ndashimira Imana rero yuko ngewe nanabimenye ko biri byacitse ibyo byose muri kuvuga, ndabimenye ku munsi w'ejo, kuko I don't use Twitter, I use Instagram cyane, ariko I don't use kagenda ngera mwavuga, ariko ngiye ntabwo nzaho baca bajya kuri Twitter. Ariko uyu munsi natangiye kubyiga, ngiye gutangira nanjye kubikoresha mu gihe abandi bashakaga kubikoresha. Yes, ati umuntu ashaka kuganira nawe n'uburenganzira bwawe bwa ikiya. So, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de tout mon cœur. Ndi kunezerwa, ariko se kuki iminsi mbabwira ngo muze mutajya mu babeshi gutya, like magana 792. So kuki iyo tugiye gusenga mutaza? Ati Wilson Mandela usaze ku buhanda ni wacu, nzaza. So ndakira nde oh merci, ataga ko Afrika araryoshye. So ndakira nde mbere, eske mbigenze gute, kuko gusoma ngera ahantu abdubushake nyine ni byinshi birihuta cyane, simbashe gusubiza ibibazo mufite. Ariko uyu munsi ndaganira
namwe mumbaza ibibazo mushaka kumbaza nyine ndabakunda hanyuma turebe icyo tugomba gukora ariko giye kwambuka ariko icyo nzi cyuko turi bwa ntabwo njya ntinye ejo hazaza kubera yuko ni sente mwizerwa ibyo mpa agaciro mu buzima bwanjye kenshi nuko iyo mbyutse bikemera mbiha agaciro cyane kurusha ubwoba nshobora kugira bw'ejo hazaza kuko iyo ngeze kuri uwo munsi nyine mbavuga ngo ni umunsi Imana yaremye kugira ngo nishime kandi nezerwe ibyo rero bimpa amahoro mu mutima wanjye ko nta byiringiro nshyira mu bantu nta n'ibyiringiro nshyira mu kintu icyo ari cyo cyose ahubwo mpora niringiye imbabazi z'Imana ndetse n'impuhwe z'Imana igihe cyose ibyo bigatuma rero umutima wanjye utuza ati tumara impungenge na speculation z'uko utwite n'ukuri mutima dukunda byacitse reka mama ibyo byuko byacitse rero franchement nabyo nzi mais seulement murabizi tuba mu itangazamakuru abanyamakuru bamwe namwe baramamagaye babimbaza ntabwo ifoto se ni ikibazo ariko tugomba kwiga kumenya yuko kubaho mu buzima bwacu ari ubuzima bwanjye rero nka Gahongayire Aline ntaba ngomba gusharinga n'umuntu wari we wese ngomba gusharinga n'umuryango wanjye cyangwa se n'ababireba ariko ntabwo bivuze yuko niba ndi influencer cyangwa se ndi umuntu public figure ubuzima bwanjye bwose ngomba kubushyira hanze kuko burya mu buzima bwacu harimo n'ubuzima bw'umuryango ariko jya nkubaza nabo bivuga ngo ufite umwana kandi ni mukuru aba ku ishuri se afite imyaka ingana afite umukobwa mukuru cyane ufite imyaka 15 aba ku ishuri yiga muri internat ari mu mwaka wa 4 secondaire yitwa Umugisha Akebrunera akaba afite isomo ya piano so n'umukobwa wanjye mwiza cyane arahari kandi ndabishimira Imana cyane ati karimo se cyangwa ni bimwe byanyu agakise karimo agapapuro agatenesi nk'uyu Munezero Leon akantu karimo nagaki akantu gakise akatenesi agapira tugomba no kwiga uburyo bwo kuvuga tukiga n'uburyo bwo kubaza nk'umuntu ushobora kuza ngo karimo agakise agashenete agahereni ibyo byose rero ni kuvuga ngo tugomba no kuba abantu ngiye nahisemo kuba umuntu aho kugira ngo mbi ikintu kuko iyo umuntu ari ikintu runaka kimutoza kubona ibintu byose mu gasuzuguro ukabona umuntu ngo kiciye aha kubera kibyibushye akakidana n'umuntu kubaha umuntu uzatugeza kuri kandi uzabasha kudufasha ese uratwite koko nkuyabajije neza ati uratwite koko iyo ibi bintu byacitse ukuri nkomezi he iyo ibintu byacitse bishobora gucika ku bandi ariko ku buzima bwanjye ngiye icyo natoje umutima wanjye himbaza Imana nta byacitse bibaho kuko ku isi life is up and down bimaze gusobanukirwa ko ubuzima ari up and down uharanira kubaho kandi I love Aline so very much ngira uburyo nganiriza Aline burya bishobora kuba byacitse nkundi nkuru yo muri Bibiliya ivuga Shadrach Meshach na Abednego babashyize mu itanura ry'umuriro ni histoire nkunda kuvuga cyane babashyize mu itanura ry'umuriro abari bari inyuma y'itanura ry'umuriro babonaga ko bicitse kuri Shadrach Meshach na Abednego ariko reka nkubwira ko abona umuriro ariko Shadrach Meshach na Abednego biri tubwira yuko nta nagasatsi na kamwe kigize kagira gute gakongoka ubuzima bwanjye rero nabutuje mu Mana ku buryo abashobora kubirebera inyuma bashobora kugira ngo byacitse ariko njye n'Imana yanjye nta kiba cyacitse kuko umuntu wa kane mu buzima bwanjye naramwimitse cyane so nta byacitse bijya bimbaho nta kintu kijya kimpabura that's my life so kubera yuko umuntu wa kane ni Kristo natuje mu buzima bwanjye afite uburyo mpinkomezi hanze byaba byacitse ngiye nkabaho ariko inama nakugira nuko wabyira ibyiringiro cyane ku Mana ukabikora ku mwana w'umuntu hanyuma Kristo mukagana nawe ntiwisige ukikunda ukamenya icyo umutima ushaka ukamenya icyo wowe ushaka hanyuma ugakomeza twabonye twite nibyo tumara amatsiko wabibonye hehe Munezero ko ntwite ishimira ata kuko utunze Yesu muri wowe Yesu yambereye byose umuntu ati se ko nakubonye twite kwa muga twahuriye happy new year my role model ndakwifuriza gusoza umwaka nanjye ndabifuriza gusoza umwaka ni byinshi biza gutwita mwabyihoreye koko reka babaze can I be your son basi yes come so nanababwira yuko next year Imana yaramamagaye igihe kitari gitoya imamagara umurimo mugari kandi mugari koko wo gukunda Love and Mercy Ministries dukeneye urukundo n'impuhwe ntabwo dukeneye
kwicara ngo ufungure bibiliya nawe wayifungura ukayisoma ukayinterpreta uko ushaka, ariko igihe tugezemo dukeneye urukundo cyane ndetse dukeneye no kugira impuhwe, dukeneye kuba umuntu. Mbere y'uko mba umukristo ngomba kugira ubumuntu, kuko ubukristo hari aho butangiza ariko umuntu hari aho bwangiza. So rero Imana yaramamagaye, Love and Mercy Ministries irafungura imiryango muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ni ministeri Imana yashyize ku mutima wanjye igihe kitari gitoya, nkomeza kwinangira, nkomeza kwanga, ariko ndashaka kubabwira yuko Love and Mercy Ministries ifunguye imiryango vuba cyane, muzabibona. Come as you are. Ngo hari abantu bagiye gusenga barakomereka, ngo bafite dreads, ngo barasutse, ngo bafite amahereni, ngo bagize gute. Kamubwire njye nta Imana nigeze mbona ivuga ngo nujya kuza ubanze bitegure, ngo banze bishwaragure. Oya, ngwino ukuri uraza gusanga Imana, uraza gusanga hari appointment y'Umwuka Wera. Erega nubwo hari abantu baba baragezeyo bakatangira gusogongera, ariko byitwa gusogongera. Ugasanga rero kenshi abitwa ngo n'abakristo, abarokore, peu importe, bagezeyo basogongera bakumva n'abandi bagomba gusana, ariko buri muntu wese agira igihe cye. Ariko gusa ntuzange kuza imbere y'Imana ngo kubera yuko ngo bashyizeho ngo amahame cyangwa se limite runaka. Oya, come as you are, uze wikundira Imana. Dreads zawe ntizakubuze gukunda Imana, your makeup, the way you look. Iske ibi byose suzi ko bibora. Hari igihe kimwe Aline azapfa, kandi napfa nta masaha azashira, bizabora, amaso azaturumbukayo, imisatsi izavayo, nta biju, ariko ubugingo bwanjye buzabashe kubona Imana. Nkwifuriza ko ubugingo bwawe bwabona Imana, rero ntazagire ikizaguca intege zo gukunda Imana, kuko Imana ni byose. My God, duheruka kubona Miss Irene Simbi agusaba kuzamubera Chita wimbaza ibibazo nawe uzi, urabizi ko hariya yari drama twakoraga, ntago Irene yigize kunsaba kumbera umugore, kuko arabizi nanjye ndi status. Rero Chita Magic yashaka kuryoshya ikiganiro, kandi sinzi ukuntu ile message umuntu aba yatanze. Ongera volume alga, ariko si volume iri he, ndatekereza ko irimo. Okay, volume yanjye iruzuye, maybe ijwi ryanjye riri bati Aline mfasha ungira inama, natandukanye n'umugore dufitanye abana babiri, we ntabwo abasha kudusubirana, ngo ngenda cyamukunda. Yo birababaza cyane Eric Ngororano, kuko akenshi abantu batandukanye baba bagikundana, hari byinshi ari urwibutso bagirana, ariko nakubwira ngo gira igihe ubisengere. Nanjye ntabwo nakwifuriza gutandukana, nanjye ndi mu kwenda tandukana, nzi process ibamo hagati y'amo kubabara, ariko ikintu cyiza no kubona umuparteneri wawe mutagirana agasuzuguro, mukabana nk'abantu babanye. Nuko hari bituma mutandukana bitakibaho, ariko wenda niba akumva, ndasaba kugira ngo muzagire igihe cyo kuganira, ko communication ni key, kuko abo bana bakeneye papa mama, ntabwo bagomba kuba victime y'umushoko mwarapfuye. So Eric, courage, tuzaganira inbox, tuzakomeza kugufasha uko Imana izabidushoboza. Kubaho ngewe ntitaye ku bandi. ati ubigenza gute? Dukunda ibiganiro byawe, ndi kuvuga gahoro actually kugira ngo mfite flu, cyangwa ijwi ryanjye rirarushye kubera hari ibikorwa ndimo, ndi muri studio, ndimo gukora ama session ya studio. So ijwi ryanjye riri hasi cyane, ndabyumva ariko ndagerageza. Alga ngewe ndagusaba ubufasha butoya, ese ntibiriwe mvuga iki, agana he, urabyemera mfasha, ndagusabye nyene ubufasha no kwandikira inbox. So ndaza gushaka umwanya nge inbox, hanyuma tubashe kureba icyo twakora. Aline nkunda cyane, nagusuhuje. Nukuri nukuri hari umupaka tugomba kurenga, hari imipaka tugomba kurenga, kuko reka mubwire mu muntu ni hagari, ni harehare, ni hagari. Mu muntu rero ngewe inama natanga maze kwiga mu byo nari ndimo kwiga muri iyi minsi, ndashaka yuko utabangamira umuntu. Uzi ukuntu umuntu ari kure, mu muntu ni kure, noneho ugasanga urabangamira umuntu, cyangwa se urabyigisha umuntu ibyo wagezeho watagezeho, ugasanga urabaza ibibazo bitakureba byinshi cyane. Ati se anyway, nshobora kubona bipfuye n'abantu benshi. Ese koko uratwite kugira ngo nzanire pampers? Ese koko uratwite kugira ngo mvure? Ese koko uratwite kugira ngo sizishyure abana ntwite minero? Ese anyway, tuba abantu
mbere yuko twishyiramo ko hari icyo tuzi, tuba abantu kandi tuba abantu bafite ikinyabupfura, tuba abantu bafite ikinyabupfura. Mais quand même hari umuntu nabwije ukuri arambwira ati madame alo Aline nibite uratwite, ndamubwira amonage imyaka mfite inyemerera twita, imyaka mfite inyemerera kurera ndi umubyeyi, ntabwo byaba ari ubwa mbere kandi ntabwo byaba ari ubwa nyuma, ariko uburyo uri kwinjira ugashaka kwinjira ngo ndatwite, ugashaka kwinjiza icyo kintu urinde. Ntukemere umuntu uwo ari we wese kukwinjiza mu buzima bwawe, kuko uko umwinjije mu buzima bwawe nigize kuri mama nta banga rizaba hagati yacu, kuko akenshi ibyo winjiza iyo uhaye umuntu karibu asohoka n'indi editing. So ariko message ni nyinshi rero. Hayiwe Aline ese kubera iki volume ari yanze Abdu, ninjye uri kuvuga gahoro. Okay babo we ni byinshi. Aline uri umubyeyi nkunda cyane kubera umutima wawe mwiza ugira n'ubuntu bwose. Mwifurije umwaka, nanjye nukuri mbifurije umwaka mwiza, mbifurije umwaka w'amahoro, mbifurije umwaka mwiza. Ndagukunda cyane. Ese koko iyi foto ni yavuba cyangwa se ugitwita umwana Imana yahamagaye? So irakoze Edmond, ifoto ni ifoto nta foto nta cyabaye, ni ifoto nyine. Sunday Justin, love Sunday Justin, how are you doing? Wasubiye muri Amerika tutabonanye. Imishyikirano n'abasitari cyane cyane abataramye. Tubwira impamvu ukunda kugira imishyikirano, ariko se nkubaze mama amakuru mashyarwa. Ngewe nahamagariwe gukunda, sinahamagariwe guca imanza. Niba umuntu ashobora kuba ari umustar mu byo akora mu biki, niyo ataba umustar ngewe nahamagariwe kumukunda, ntabwo nahamagariwe kujajinga. Ndabakunda bose, ndabakunda, ngomba gukora inshingano zanjye z'urukundo. Rero ntabwo ngomba kujajinga ngo imishyikirano. None se si umuntu, none se ubu ngubu ko mfite ababyara banjye b'abasitari mu bintu runaka nzabange? No, kandi njye ntabwo nahamagariwe kwanga, sinahamagariwe nahamagariwe gukunda buri muntu wese, kuko rega sinibaza aho heru judging umuntu ngo star cyane cyane bataramye Imana. Ni ubizi ute ko ataramye Imana? Ubizi ute ko ataramye Imana? Ngo ntabwo hingero nyinshi zaba ubu ngabo mutekereza ko bataramye Imana. Ubu ngubu ibikorwa bushara akora urabikora. Ubu bikorwa sorry kuvuga bushara ni konzi ko ari umuntu ufite ubumuntu, ntiyabona umuntu ushonje afite amafaranga ngo ntamugurire indazi. Ubu ngubu nkwereka abasitari benshi, ubuse Ivan Buravani nyakwigendera yaririmbaga seke music, ariko umurindi neza organization afite umwana yishyura ishuri, wowe urabikora. Hari abarokore benshi, hari abo baramya Imana mu buryo uvuga kuramya Imana ntazo. Actually ngewe kuramya Imana wenda ntabwo tubyumva kimwe, ariko mbona kuramya Imana ari lifestyle n'ubuzima. Ntabwo ari indirimbo ndirimba, si Bibiliya, si byanditswe, si kubwiriza, si gusenga nsengera abantu, si ikindi. Kuramya Imana n'ubuzima bw'umuntu. Ushobora gutekereza rero ko uwo muntu niba atari indirimbo ziramya Imana ukamucira urubanza. Oya, ubuzima bwo ushobora gusanga buramya Imana kurusha ibyo aririmba cyangwa se ibyo yakora. So ubuzima bwanjye rero no gukunda, nzashyikirana na buri muntu wese aho bishoboka hose. Kristo yaravuze ngo nimugende mugere ku mpera z'isi. Ku mpera z'isi rero muhura n'abantu benshi bagiye batandukanye. So makuru mashya ntekereza ko nkubwiye. Ati mustibi iyo film irasohoka ryari? Iyi film irasohoka umwaka utaha. Hello Alga, long time. DJ Duse, ko nakubuze mama wanjye? Narakubuze sheri, ndagukunda cyane. Dore bari kunziza yuko ndi inshuti y'aba DJ, ndi inshuti yanyu cyane. Inkuru nasomye sinanjye nimba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma, gusa nikuza ko byaba ari ukuri kuko yo. Thank you for your wishes. I am unique. God bless you mama Brinera. Ndagomba uzamvugishe. Yes. Anyway, sinzi ndakira abantu bakeya cyane, sinzi ushaka ko mwakira, ariko hey boo, we need mind your business company. Yes, you know urabizi Joe Sebagabo, urabizi the ministry Love and Mercy Ministries dufitemo party twa mind your business, kuko actually kujya mu byo kwa bakana kagutinda kwa bakana kabicumuza benshi. Bicumuza benshi, nyamara iyo umuntu ataguhaye karibu ujye nyine ujyushyiraho limite, sibyo? Mind your business. Yeah, it's I love that part. Mind your business. Ntabyo kwinjira umuntu, urakinjira umuntu waguhaye karibu. So how are you? Aline ndagukunda, ndifuza ko wangira inama. Nakundanye n'umusore birangira nsamye inda, twiyemeza kubana hashize ibyumweru 2. Nagiye ku kazi ntashye nsanga
yazinze ibye yasubiye iwabo ufasha kubyakira. Filome kwihangana ndabona uri umukobwa mwiza cyane, ariko icyo nakubwira cyo nuko uwo musore ntabwo yari tayari. Niba yarafunze ibye bivuze yuko wowe wari ufite uruhare runini cyane mu kugira impact mu buzima bw'uwo musore, nyamara ariko yaguteye inda. Ariko icyo nakubwira cyo take care of you and take care of your baby. Buriya nyine bihigiye, kuko icyatumye agenda wenda ntago wari umurimo, ntiyaragukunze cyangwa se yaragukunze ariko bitari ibyo kugira ngo mushobore kuba mwakora umuryango. Hari urukundo ruri huge, umuntu ashobora kugukundira amafaranga ufite, ashobora gukunda ko umuhaye icumbi, mushobora kuryamana par accident, mushobora kwemeza kubyarana, hari ikintu twitiranya n'urukundo, hari sentiment akaba n'urukundo. So rero icyo nakugiraho inama, take care of yourself and take care of your baby. Niba utwite uramaze. Love from USA and happy new year mami Burundi. Abantu Burundi ndabakunda kandi babwira ngo please Burundian people, niba uri Burundi muri vacances witabire igitaramo cya Mbonyi, ndakwinginze witabire, uzamushyigikire, uryoherwe. Ngiye mu gitaramo cya Mbonyi nabonye kubaho kw'Imana, na I feel the presence of God, I feel the presence of God, and I feel that I can see you God, you know, and I received my blessings. So now nakubwira ngo igitaramo cya Mbonyi si cya Mbonyi, ni igitaramo Mbonyi yateguye kugira ngo abana b'Imana you gather together kugira ngo muramye Imana, mushime Imana yabarinze. So uri Burundi rero wakwitabira n'ukuri uzabona iteka. So oui, je suis d'accord, il faut garder ta vie privée en tant qu'une femme, sans bien sûr que choisir de partager. Oui, bien sûr, c'est ma vie. Il y a ma vie privée, hari ubuzima bwanjye ngomba gushyira en public, et il y a ma vie aussi ngomba keeping for myself, for my family, for my, you know, ni byinshi cyane. Mbahaye akagero k'ibintu biba biri hano hanze, nagiye kubona mbona il y a mon frère, il y a mon grand frère, tumaze imyaka myinshi tutabonana ni vacances, on a pris des photos, on a pris des vidéos, c'est mon frère. Donc gende ucura mu bakobwa wacu ufite abavandimwe bankunda. So last night twari having the fun, then we share. I love him so much, my brother, he's the man of my life. Abasaza banjye barankunda ndabakunda, ariko nagiye kubona mbona umunyamakuru ati umugabo yamenyekanye. Anyway, fake news are there, so choose news ugomba gufata ugashyira muri wowe. Imana ifashe uzabyara umukobwa wenda zabana n'umusore. Ubwo nyine ati Imana izamfasha, ubwo nyine abo ngabo uzabazane abakwe n'abakazana. Anyway, ariko mfite n'abana benshi cyane, mfite abana benshi, dufite abana twanda gukunda, abana bato, abakuru. So ntago wabura umukazana iwanjye, ntago wabura umukwe iwanjye. For real, ndanezerewe kubwa uvuza amagambo akomeye, numva nanjye nkwiye kugena ya mureke tubeho. Next year twambuke isuri giki, to know who you are bizagufasha gutera intambwe mu buzima bwawe, kuko iyo utazi buri muntu wese araguhungabanya kumva wahungabana. So ndebye nk'abantu bamamagara ntago ari urwango n'urukundo, akaguhamagara ati we umeze utese, ukumva arashaka nko kugutera umutwe. Wayiwe data we ubuse koko no ibyo ngibyo biri kuba squeezed in your heart. It's not what I feel. There is something I feel. Ngewe hari ikintu ushaka kumva yuko ufite virusi we yanduze n'undi. Ni byiza kugira impuhwe, ni byiza kunkunda, ariko ntabwo ndi bukwemere kugenda ngo ujye ku marangamutima yanjye bomagure. No, hari icyo natuje muri ngewe, ikintu cyo mu agaciro. So akenshi rero uzahura n'abantu mu buzima bafata ikintu gishobora kuba kiranga uko mubibona siko ndi kubibona, uko mubyumva siko ndi kubyumva. Rero wishaka ko numva ibintu nk'ukuri kubyumva, wishaka kumbibona nk'ukuri kubona. Jewe imbaje how are you, I'm blessed. Kubera iki cyo mpa agaciro, nabyutse biremera, nagize amahirwe mbona icyo kurya, wenda nagize n'amahirwe yo kugira uwo mpesha umugisha wo kugira icyo abona. So rero ugashaka gufata ibindi bintu biri gutrading aho hanze, gutrade simbizi, ugashaka kubisuka kuri ngewe. No way, now you've got no way, not today. Because when I wake up in the morning, I salute myself. The reason why I salute myself is because Aline yabishatse yarira, Aline yabishatse twarwana, Aline yabishatse twabababi, Aline yabishatse yakwakira buri news yose ije. Ariko Aline ndabanza nkamudiraga nkambwira bonjour madame Aline, comment tu vas? You are blessed indeed. So Aline, she is blessed. Sibyo rero kandi nkahita mfata Aline tugafatanya gushima Imana. So nawe ntazajya umuntu uzakwinja n'icyo nkwifuriza muri 2023. Abantu benshi bakunda kumbaza ikibazo ariko kura inkomezi, nta handi nkuri inkomezi ku Mana, kuko nta kindi mfite nakwirara. Ikizi nta zina mfite, nta mafaranga ngira, nta bintu bihambaye ngira,
nubwo naba mbifite ntabwo nabishyira ku gatebo ngire gutya ngo ndabifite kuko hari abafite ibirenze ibyo ngibyo kandi bari hambo ariko icyo mpa agaciro nuko Imana yangira icyizere nkaba nkiriho icyizere Imana yangireho nkahumeka bigakunda nkabyuka bigakunda nkaganira nawe ukabasha kunyitaba icyo cyizere ntabwo ngitesha agaciro ahubwo nkomeza kubwira Imana ngo Mana mpaguca bugufi naho abavuga ntabwo ngiye mu buzima bwanjye wani sintinya umuntu uvuga kuko ahubwo ngiye ntinya umuntu ugira gute ukora ngewe kumbwira ngo umuntu yavuze cyangwa ngo yanditse comment ni clavier ntabwo nzi kurwana na clavier sinzi kurwana n'amagambo hari kera pe kera cyo kuzushobora kuba nawe uvuga uti ntinyamagambo bibaho nanjye hari kera nkamenya nk'idefanda nkakora iki uzungu njye najya kurwana n'amagambo ahubwo nasanze muri ya magambo ari yafasha kugira ibyo nubaka mu kera baramvugaga nkababara ariko nafashe ibyo bavuze byose mbikoramo filime mugiye kuzareba kandi muzazireba mwishyuye mbikoramo indirimbo nyine album muzazireba mwishyuye mbikoramo igitabo ndi kwandika cyitwa Black Chapter iyo story y'ibintu nyine nakubiswe muzabireba mwishyuye surumva ari uko nyine numva sari nduzaba winjiza nigenza abaninjiza ariko wundi wavuze azaba kiri kuvuga so ntugatinye umuntu uvuga ahubwo igihe bavuga bari cyo ubona imbaraga nyinshi zibasha gukora thank you mugambi w'Imana suwejo my brother yago so indirimbo nziza Aline on his girl he's the one used to judge her tubeko umuco wo kwigira abantu bayigenguze exactly cyane these things these things ni y'abantu cyane urabona kamubwira sometimes abantu batajya muri church cyangwa bavuye muri church ntabwo ari kuvuga ko banzi Imana ariko hari ibintu babyigisha wigira gutya ibyo ngibyo amahame yawe ufite uko wize mfite uko nize kandi nkunda Imana yuko yashyize ibanga ryacu kure y'amaso y'abantu mwareka abantu benshi cyane bari bameze nkaho histoire zabo zari zimeze nkaho ari mbi cyane ariko Imana ikafata umuntu nka Dawidi muri Bibiliya waryamanaga n'abantu b'abagore b'abandi nibiki ikamufata ikavuga ngo dore umuntu ufite umutima nishimira nta kindi Imana yabivugiye ntabwo Imana ikunda abantu pretendinga ntabwo Imana ikunda abantu judginga only God can judge you only God can judge me okay so ntuzabyigisha umuntu ikindi kintu cyari cyo cyose ntazagira ati kikubuza kujya mu Mana ujya mu Mana usenge ko burushaho kuvuga ngo ubuse hari igihe mbibona nkabona nk'umuntu for example nsohora indirimbo na Pifra abantu bose bavugaga amagambo mabi ngo ubuse shitani na Maria ngo na marayika ngo ninduzi ubizi ute ko ndi marayika Pifra ushobora kumenya ahantu yacumure ko ntumenya aho yihani ari nushobora kumenya ahantu yaramenya cyane ariko ntumenya aho yacumuri don't judge only God can judge you tugwiza ubumuntu mu kugwiza umuntu asitara ukamubwira uti komera umuntu yabyuka utamubwira uti mwaramutse ariko umuco waracitse uca ku muntu ukamureba gutya nta muraho mwaramutse murakoze umuntu yagusavinga yaba muri restaurant yaba kuri station d'essence yaba sécurité ukumva yuko umuntu utagomba kumusuza adakwiye bonjour yawe adakwiye je t'aime yawe adakwiye I love you have a good day adakwiye Merry Christmas and Happy New Year ibyo ntago ari ibintu bikwiye abantu ibindi nababwiye ngo mbere yuko mba umukristo nubwo nduwa Kristo nabanza nkaba umuntu kubera ko umuntu disagira umuntu so ikindi kiranga umuntu nge numva twakora nk'umuco wacu kenshi cyane dufite judgment namubonye hano yice hano n'umuntu nawe arabishaka nawe se ko wagize gutya akenshi nakunze kubyigisha kandi nzakomeza kubyigisha nakunze kubivuga eske ikibazo kiri hehe ndaza kwakira abantu hamwe namwe ndabambwira ukuntu babyumva kuko ukuntu mbyumva ntabwo ukuntu byumva siko mbyumva ariko icyo mpa agaciro cyane nuko ntabyemeranijweho nanjye so ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza cyane kubera nabwiye hari gahunda ndimo gukora ni byiza kuri IG wenda ushaka kuvuga uti no ari n'uburyo tugukunda dushaka kumenya ubuzima bwawe bwose ariko nanjye uburyo mbakunda nta ku buzima bwanjye bwose ngomba kubabwira murokore n'ukora ibyo gukiranuka ise ati anyway ndi gusoma comment agiye atandukanye ariko mukanya mushaka tujya live wenda kambaza live I am here just to respond ibyo numva ari ngombwa nabwiye ko mbasubiza icyo ushaka
niba mbona ko atari ngombwa kubasubiza kandi ntabwo ndi busubize kuko ufite ubuzima bwawe ntashobora kwinjirira nanjye ufite ubuzima bwanjye. Yes, hari uwambwiye ati ari kuri influencer, hari niba ari umukobwa n'ari umudamu irono, ati uri influencer wabugushije urubyiruko rwinshi. Reka nkubwire, urubyiruko rwankurikiranye cyangwa runkurikirana ruzi ko ndi umuntu uri positive, uzi positivity yanjye. Urubyiruko rwankurikiranye rwigiye kuri ngewe ruzi ko nta judgment iba. Iyo uje deje judginga mpita mbona yuko utari umuntu wankurikiranye ku byo naba narakoze. Yaba mpaye namba zawe kori nakwandikiye, reka tujye tuba abantu mbere yuko tuvuga ngo mbere yuko umuntu nakora accident sinihutire gufata ngo nkore nshyire kuri Snapchat cyangwa se nkamere, ahubwo ningera gufata uriya muntu mutabariza ajye kwa muganga. Umuntu nasinda njye mbibona, gufata umuntu wasinze kandi arazwi cyangwa se ntabwo twafite umuryango afite ahavuka, uramufirimye hasi, ubanza umuhanagure, ubanza umworose, unamuprotecting, kubera yuko ndakubwiza ukuri icyo biba nicyo uzasarura, nubibi kibi uzasarura ikibi. So Aline bareke, ndagukunda cyane nanjye ndabakunda, that's why I'm here. Ndabakunda cyane nanjye, shushu ndamukunda cyane, I love you. Sibomana Emma, how are you? I know you have a lot of questions. Yes, we need just to mind our own business. Ariko ibaze nanjye ngiye kubaza mama wawe igihe atarakubya ngo uratwitera ngo utwite igiki, none nk'umuntu wavuze ati karimo se agakisi, agatenisi, agapira, agashuka, genda shataka ndakabo. Koko kwibaza iyo level. Mureke cyane abantu bari hano barumva ikinyarwanda, agaciro twahawe n'igihugu cyacu ntihakagira ikikadutesha. Tureke no kuvuga ko ntago hano tugendeye ku idini, ariko turi abantu, tugerageze dufate ubwo bumuntu twahawe tubushyire mu gaciro, tubushyire mu bikorwa. Can you imagine like this guy cartoon afro cartoon koko nta kintu nagusubiza kuko uri cartoon wowe bwawe nibyo wiyise bisa nawe cartoon afro, ariko ndagusabira kugira ngo Imana iguhe ubwenge kugira ngo bashe kwambuka no kugira icyo ukora. Rwandan artists, you support each other is gonna keep it. Yeah, we need to support each other. So Imana izakomeze ibidufashemo kandi tubikore. Yes, ngewe ndagukunda ngufata nka mama. Oh merci. Okay, reka twumve amakuru mashya. Ese urabivugaho iki ku gitaramo cya Vestina Dorcas kitarabashije? Ibyo ngibyo no utarabibonye, ngewe wari uhagaze imbere. Igitaramo cya Dorcas na Vestina cyari cyuzuyemo abantu Imana yashimye ko bamwe kandi cyabaye successful. Abana baratangiye after 2 years baduhaye album. Wowe uri kuza ushaka kwerekana ibitaragenze neza, njye amaso yanjye ntiyabibonye n'amatwi yanjye ntigiza byumva. Cyonzi cyo nuko umutima wa Dorcas unezerewe na Vestina, kandi natwe abakunda twaranezerewe kuri support babonye. Ngewe se wajya ku judginga ngo ntihuzuye, who am I to judge? Ngewe ntago natangiye umuziki ngo mu myaka 2 ngire album, naje kuyigira nariza kuye. So wowe uri kumbwira ibyo ngibyo byo ko watuzuye ntabyo nigize mbona. Cyonzi cyo nuko icyubero cy'Imana cyari gihari kandi abari bahari kuko umutima mwiza baranezerewe. Yes, abari naba ubu ndabona ari ikinyamakuru, niyo mpamvu ndi kumusubiza, wenda mu kanya araza kwandika. Reka nyine ngusubize nkuremere. I really love you no matter what, darling, indeed. Courage igiti, erega icyo giti ratareka nkubwira ijambo ndibonye kenshi, igiti kiri imbuto nziza. Yes, ariko icyo giti kiri imbuto nziza Burya n'ubuto kubita gutya ukanga kumanuka, ariko nta kibazo. Ntuzumvira ata, ntuzemere kwinjira n'iki, ntuzemere kwindiza iki. Dufite abamama nk'ijana Agahongayire Rwanda. Thank you so much. Ni gute umuntu yajya atera inkunga muri fondation ya Mutesi Boni? So uraza kutwandikira muri Ndi Neza Organization, we on WhatsApp, turi kuri Instagram n'ahandi hose. You are welcome. Dufite ahantu hagiye hatandukanye ushobora kuvuga uti muri party ndimo, dufite we for education, dufite we for love, dufite ibikorwa byinshi. Aline, I love you so much. I guess you didn't know, gusa I always follow you. Ndagukunda Vanishu, thank you so much. Nyine ibyo ntasimbutse mu nyangane. Reka nkubaza nk'umuntu yandikiye cyusa nirasosone ati se twitegura se kubera iki? Nukuri kw'Imana reka nkubwire nk'abantu bakwitegura ababebe. Umuntu witegura umubebe ni umuganga wenda uzambyaza, ni mama wenda uzamfasha, ni mabukwe, ni umugabo wanjye uzazana indabyo.
so ni papa uzabonye umukaza umuzukuru ni barukuru banjye bazabonye amatante hari ibibazo utagomba like nyine this life belongs to me hari ubuzima bwanjye belonging on me and my family so rimwe na rimwe rero ugibanza gute ikibazo ngiye kubuza harya nagitekerejeho ni byiza no kujyana inama kugira ngo tubashe kwamuka turi abantu mu minding our own business ndagukunda shabareke bavuga ariko ze bavuga bareke nyine bavuge dukore none se ifoto si anyway ntabwo ati Fiona ifoto nashyira hanze ntabwo naba nayashyize hanze kuri telefone y'umuntu wari we wese icyo na postinga cyose it's my right to post on my status on my phone n'amayinite yanjye ni status yanjye nicyo nshaka cyose uwayikuraho bakajya ku interpret ukundi ni ufite icyo mbashaka gukora mba nagikoze kandi nagikora ntazagira hari abantu ngo uribuze ngo wowe ngo uracyafata selfie ngo niyo myaka yawe ni bya bindi nababwiye wakoze telefone yashyizeho party ya selfie ndayikubitaho nagira imyaka 180 nazanye iminkanyari bipfa kuba binshimisha kandi hakabandi bingeze so that's it. Oh, Mr. Pratt, how are you doing? I'm coming to Ghana next year. Mr. Pratt is my good friend. He's the best MC ever. So I'll come to Ghana very soon, my brother. Ni sawa wakwegera mikro ubundi wabivugira kure. Okay. Reka ngerageze kwegera gutya. So ibyo nababwiraga nyine ni bya bindi nyine ni ukuri tuvuga ukuri hari abantu badakunda ukuri ugasanga nyine wegereye mugenzi wawe ibyo bintu byagiye biteranya abantu benshi binatandukanye n'abantu benshi ukabona umuntu akundana n'undi ukarara udasinziriye ngo ngiye kumubwira ko fiancé wanywe inzoga nyinshi cyane ngo yigize no gusindira hana reka nkubwize ukuri ushobora kuzabivuga akabaro ubigwamo no mu munsi w'ubukwe ukawambaye ikanzu nziza ariko ukajya ubira icyuya ukajya make up zikuva kubera uza amagambo wavuze be careful menya icyo uvuga menya aho ukivugira think twice tekereza cyane we actually don't know each other but only thing I noticed from you were actually one of the few people who were genuine. Thank you so much Kayumba. So the reason why I'm saying this nuko mu buzima bwacu ndize uziko nibaba we ryajwi ryanze ryajwi rikwanga ariko uziko hari n'uburyo bwiza ushobora ariko se uziko hari abantu twari twicaranye ejo nari nagiye gucelebrating a birthday n'umushuti wanjye ahantu twari turi muri restaurant noneho abantu bose nkajya mbona barimo kundeba kunda my god can you imagine n'umuntu anyway reka nkubwire hari ibintu biri kudukereza bitakagombye kudukerereza wamba bari ukansubiza ndagusubiza iki se sweet ese kugura twitenge naguhaye ese koko unzanire nakubajije cyo koze ni buri company shaka umakazi gupublic ariko ikintu utari ubonemo inyungu ntari ubonemo inyungu kubera icyo ushaka nkikubwira hanyuma Kristo akaza kudupfora cause ntago ndi kwisobanura imbere y'abaswa nta mpamvu yabyo ntago ndi kwisobanura we are talking we are just talking kuko nta gisobanuro mfite nta n'ubuzima bwanjye ariko turimo gusharinga kugira ngo nababandi bumva yuko ari uburenganzira bwabo hari ikintu nyine twese turakigira nanjye bijya bimbaho ngo umuntu yapfuye kugira ngo baze ngo disimo ngo yishwe n'iki rero ukuntu tumeze turi abantu nyine ako kantu kabaho ariko really just tubanza tukaba abantu nkavuga yo mwihangane mbere yo kubaza ngo yishwe n'iki nta na mwihangane nta no kuvuga iki ngo yishwe n'iki umuntu mwaho mwari munaziranye so tuba abantu tugwiza ubumuntu cyane kurusha uko tugwiza ibindi ukabona n'undi nk'ibi muri kuvuga ngo se ngo twitiki ntwitiki wowe se watwiskuri igiki nta mpamvu let's just be tugire ubumuntu kurusha kuba ikintu nge nahisemo ko umuntu kurusha kuba ikintu nizi ibintu byinshi cyane mbona uburyo abantu kare na postinze ndi kuvuga the only thing that I have to do is just to thank God for the beautiful life, the beautiful gift which is life. So ndajya abantu batangira gutonganira kuri post yanjye nkajya mvuga yo zinambara anyway no uri kumeze nk'umuntu ureba umupira unamenye kureba umupira muri iyi minsi you don't have to fight, you don't have kwangana nge nashyizeho urubuga kugira ngo cyangwa se kuri IG yanjye mukundane mumenyane mu connecting for the good things ntago nashizeho urubuga kugira ngo mu fighting so
yeah, let's just tuba abantu ibi trending asoze bya trendinze mbere y'ibi ngibi nta music trending akurusha amasaha 42. So ndakwinginze ibi mu gihe ndi kubivuga ndi gushaka kuvuga ukuri kugira ngo ntazagire ikizakubangamira mu gihe tuzajyamo. Twagiye tubona inkuru nyinshi cyane, kanaka yubatse inzu amafaranga yakuye kugira ngo se uzagende uyamusubize, buriya siriya modoka baguze bayivanye he kugira se bigende gute. You people, let's just tuba abantu kandi bafite ikinyabupfura, sibyo? Nawe niba umuntu yarakwinjire cyangwa winjira n'abandi, ugerageze umenye position yawe, kwimenya, kumenya uri we, ukipozisiona. Sinibaza impamvu gutwita ko umuntu gushobora kuba ikibazo. Ese kukimuta igihe napfushaga ko mutantabaye ngo mumbwire muti Gahongayire we yo urapfushije tugusabiye ibi ngibi, ntabwo nigize mbona followers bangana gutya napfushije, ariko byacu nize ngo ari natwise murankunze. Kuki mutankunda nasohoye indirimbo? Aba fana ba The Ben, thank you so much. So kuki why kubera iki inkuru pa you guys, we need just to change. Mumenye yuko turi hano, nitwe tugomba guhindura igihugu, nitwe tugomba kubaka igihugu cyacu, nitwe tugomba kugarura umuco wacu nk'abanyafrika, tukagira ibintu tukita ku bintu bifite akamaro, sibyo? Tukita ku bintu runaka. Uziyo akuvuga uti aratwita ariko bifite uruganda rwa Pampers kwanyandikira uti ari ko muri iminsi mfite marineri nziza waje ukazambara nkaguha kashi amakanzu yanjye akagurwa. That's it. I say our business we win. Ariko urabutarana nta nuguzi no gutwita icyo ari cyo ntuzi n'igise urabo wenda utameze gute. Guys, hari ibintu byinshi tugomba kugerageza. Ikintu udafitemo inyungu just leave it, kandi ntiwiyandurize ubusa, ntiwiyanduze kuko ni byinshi cyane. You guys, ni byinshi cyane. I choose to be a mother. Nahisemo kuba nyina wa benshi, nyina w'amahanga. Imana yampaye umugisha ndabashyingira, mfite abuzukuru today. Ni ibintu wowe ushobora kuvuga uti no nzajugunya, ariko uyu munsi ntabwo ari ubwa mbere naba nkikiye, si ubwa mbere. Hari abana benshi bavukiye mu biganza byanjye, hari abana benshi bakivukira mu biganza byanjye, hari abana nkishingira. Ntabwo bivuze yuko ngo nta mwana agira, ni wowe ubizi, ariko ngenzi icyo nzi. Hano ndi nirirwana n'abana banyita mama bakarira, nirirwana n'abantu bavuga ngo ndakize kubera ko mbonye yombera mama. Nemeye kuba mama kuva nkiri mutoya, nemera kuba mubyeyi, nemera gushyingira, nemera kurera, ndi nyogokuru w'abantu benshi. That's why I'm so happy and I'm so blessed. Ku buryo rero icyo kintu ushobora kurenzaho nta cyuzi. By the way, umuntu akifata ati se yabyaranye n'iki, yabyaranye nande, kugira ngo bigenze gute? There is life that I live. You don't have to say that. You don't have to say that. Ndi kuvuga ukuri, abantu bavuga ukuri ngo umuntu yatukaye, ntabwo ndi gutukana. Ndi kuvuga ukuri kuko umuntu arakwinjira akakubwira ati ninde wabimbwiye kare? Ati ubuzima bwawe rega n'ubwacu. Jesus. Ubuzima bwawe n'ubwawe ntabwo ari ubwacu, sibyo? Byari byize kugira ngo mbikubwire, kugira ngo twumvikane, kugira ngo twambuke turi abandi bantu bafite mindset nziza, sibyo? So I'm so happy ku burinzi Imana yaguhaye. I'm so happy. Ratanyirire ninde waguteye? Ngo ninde? Ntabwo ndi kubisoma neza, ndumva neza marinette. Narakurose impande yanjye wise woman, yes. Ukuntu twereka iyo nda rero